umusore n'umukobwa bari mu urukundo rwiza cyane, urukundo ruryoshye. Hanyuma igihe kiragera, umusore abwira umukobwa ati njye ndumva ntakigukunda, birangire tubihagarike. Umukobwa aringinga uko ashoboye kose, ariko umusore amubera ibamba, aramubwira ati rwose bishire. Byarahagaze rero kuko nta kundi kuntu byari kugenda, ariko umukobwa byaramugoye, byaramunaniye kubyakira kugeza ubwo bimutera agahinda gakabije, depression. Hanyuma rero muri icyo gihe, ari muri ibyo bihe bigoye, haje kukuzira undi musore. Umusore aramubwira ati nagukunze, se wambera umukunzi? Umukobwa aritegereza, arareba, aramubwira ati nzagusubiza. Arwana n'umutima, aratekereza, abona ntago ari gukunda uriya musore, ariko aza kwibwira yuko niyemerera uriya musore bakajya mu rukundo, azamufasha gusohoka muri iyo depression yari arimo, kongera akabona affection, akongera akabona umuntu umwitaho, akaba nyine umutima wakomeretse wabasha gukira byihuse. Yaramubwiye rero, yasubiyeho aramubwira ati nta kibazo dukundane. Bagiye mu rukundo, ariko umukobwa akajya yishakamo bikanga, kumva ntago biri kuza, akagerageza bikanga, ariko agakomeza. Hanyuma igihe cyaje kugera, umusore aramubwira ati tugakora ubukwe. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo, ariko kugira ngo dukore ubukwe urabanza ukora ibi n'ibi. Byumvikane ko yamushyiragaho amananiza, kuko yarabizi neza ko atamukunda, ariko ikizamini cyose amuhaye cyangwa se cyamubwiye gukora cyose, umusore akagikora. Ubu rero urwego bigezeho, umukobwa ari kwibaza ukuntu agiye kubana n'umusore azi neza ko adakunda, arabizi neza ko atamukunda. Reka nkubwire, niba uri umusore wagize ikibazo nk'icyo ngicyo, cyangwa se niba nawe mukobwa bikumereye gutyo, ndagira ngo nkubwire ngo wakoze ikosa rya mbere ryo kwemerera umuntu urukundo kandi ntarwo ufite. Niba udakunda umuntu, ntukajye ubwira umuntu ko umukunda, ntukajye wemera ko aguhereza affection, ntukajye wemera ko hari ikintu na kimwe agukorera kandi uzi ko umubeshya urukundo. Impamvu nuko igihe kizagera ukamukomeretsa umutima, kandi umuntu akomerekesha umutima undi muntu nakomeretsa uwe. Hano ku isi turishyura, narabivuze. So wakoze ikosa rya mbere ryo kubeshya umuntu urukundo, uramenye ntuzakora irya kabiri ryo kubana n'umuntu udakunda. Ntabwo urugo ariko pinaje, urugo ni ubuzima. Wivuga ngo mbese arabyakira ate? Igikomere yazagira nicyo gikomeye kurusha uko wamubwira ukuri uyu munsi wa none. Ntuzigere wubakira ku kinyoma. Umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose busigaye, ntago ari umuntu bahitamo bagendeye ku marangamutima, ni umuntu uba usobanuye ubuzima kuri wowe. So uko byagenda kose rero, ikinyoma waba urimo, amakosa yawe waba urimo, hagarikira aho ngaho. Ntago ikosa rikosozwa irindi. Ukuri kurababaza, ariko kandi ni kwiza. Ukuri ni kwiza kuruta ikinyoma. Muve mu mibano ipfuye rero, mu abanyakuri, mu abantu beza, ejo mutazakurikiranwa na depression ubuzima bwose. Mureke dutekereze, duhindure imyumvire, maze tubeho turiho, kandi tujye tubera n'abandi abo mumaro, tujye tugirana inama nziza. Okay? Murakoze cyane.